الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى محمد صلوات الله والسلام عليه. ndacyakomeza nshima singiza uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nguwo Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi aracyatubuza kugira imyumvire y'abantu bayobye, y'abantu batannye, imyumvire yo gutekereza ko Allah subhanahu wa ta'ala azatubabarira gutyo gusa. Ibyiyumviro nk'iby'abakristo bicara bati twaremewe kuzinjira mu ijuru. Allah subhanahu wa ta'ala abajije inkozi z'ibibi, abajije abo ngabo bahakanye agira ati fama dhannukum bi rabbil alamin, ese niki mutekereza ku Mana? Fama dhannukum bihi an yaf'ala bikum idha laqaytumuhu wa qad abadtum ghayrahu, ese mutekereza niki mutekereza ku Mana nimuramuka muhuye n'Imana mwarasenze indi Mana itariyo, mubitekereza mute? Ahangaha turabaza wa muislamu ugandukira Imana mu kwezi kwa Ramadhan, wa muislamu nibyo ni hajati ariko urara mu bapfumu, ibibazo bye agahinda ke agatura abapfumu. Ese ukeka ko Allah subhanahu wa ta'ala azagukorera iki muramuka muhuye ibyifuzo byawe, agahinda kawe wagomba gutura Imana waragatuye abapfumu, agahinda kawe wagomba gutura Imana waragatuye Yesu Kristo, agahinda kawe wagomba gutura Imana waragatuye Ahlul Bayt. Ese wumva ko Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kuzagukorera iki? Warangiza ukumva ko Allah ari Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim utamutura ibibazo byawe ubitura abapfumu, Ghafurur Rahim utamutura ibibazo byawe wirera muri disco, ntabwo bikwiye. Allah mukuri nta handi abo ngabo basenze ibitari Allah subhanahu wa ta'ala uretse ko nta handi bazaganishwa uretse umuriro wa jahannama, fa na'udhu billahi min dhalika. ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن ظن بالله هو حسن العمل نفسه. utekereza rero agatekereza neza, agatekereza agashyira mu bwenge, yakagombye kumva ko gukekera Imana neza, gutekereza ko Imana izamubabarira nta kindi nuko agomba gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. fakullama hasuna dhannuhu bi rabbi hasuna amalu, uko umugaragu arushaho gutekereza Imana ko izamubabarira ni nako arushaho kongera ibikorwa byiza. Wa illa fa husnu dhann, naho ibyitwa kumva ko Imana izakubabarira ma ittiba'il hawa ajzun, ukurikira irari ry'umutima wawe no gutsindwa, nkuko byagaragaye muri hadisi imwe Imana Muhammad sallallahu wasallam alayhi yakiriwe na Shaddad bin Aus, aho Rasul sallallahu alayhi wasallam yagize ati al-kays man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Umunyabwenge ni wa wundi ukontora nafsi ye, ni wa wundi wibarurira wa amila lima ba'da al-maut, agakora yiteganyiriza ejo he hazaza. Bayisilamu, iyo biza kuba nyuma y'ubuzima nta bundi buzima buhari, mukuri twese twari gushyira agati mu ryinyo, twese twari gushyira umutima mu bitereko, tukumva ko nta kibazo gihari. Ariko bituye nuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, twese twakagombye kugira ubwoba. Wala ajiz, naho wa wundi watsinzwe, wa wundi ikigwari, man taba'a nafsahu hawa, ni wa wundi ukurikira irari ry'umutima we. Irari ryamwumvisha ko agomba kurara muri filime amasaha 2, agomba kurara muri filime. Ryamwumvisha ko agomba kubyina akaziki, akumva ko agomba kukabyina. Ryamwumvisha ko irari ry'umutima we ryamwumvisha ko atagomba kureka uriya mukobwa cyangwa se uriya mudamu uri mu nzira za haramu, akumva ko atagomba kumureka. Uwo nguwo ni ikigwari, uwo nguwo yamaze gutsindwa. Al-ajiz man ittaba nafsahu hawa, ni wa wundi yafashe roho ye akayerekeza ku irari ry'umutima we. Icyo
irari rimutegeka akagikurikira. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, wa wundi wagize igishika akagira ubwoba, agatinya kuzahagarara imbere y'umuremyi we, agatinya kuzahagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo bikamuviramo ko irohoye, bikamuviramo ko nafsi ye, umutima we awima iraha, akawubanira. Yashaka kwishima akibuka ko Allah subhanahu wa ta'ala hari umunsi azahagarara akamubaza gato na kanini. Fa innal jannata hiya al-ma'wa, ijuru nibwo buturo bwe. Uwo ngo azagorerwa ijuru, wa wundi ufite ubwoba, afite ubwoba bw'iki? Bwo kuzahagara imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bil jumla, mu ncamake, fa husnu dhann, gukekera Imana mu buryo buri positive, inama yakunu min i'tiqadi asbab an-najah, cyangwa se min i'tiqadi asbab an-najah. Gukekera Imana mu buryo buri positive, gukekera Imana ko izakubabarira, ni igihe washizeho impamvu zikurokora ibyo bihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wirinda impamvu zarizo zose zishobora kuba impamvu yuko warimbuka, ukagirana ibibazo, cyangwa se ugakora ibyatuma Allah subhanahu wa ta'ala akurakarira. Bagago Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala tubwira ati wa likulli darajatin mimma amilu, buri wese azashyirwa mu rwego hashingiwe ibikorwa yakoze. Aljanna, iryo juru mwumva, laysa bitamanni, si byiringiro, wala tashahi, cyangwa si byifuzo. Aljanna, abasahaba bamenye agaciro kayo barayikorera, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala abitubwira agira ati innal ladhina amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. إن الذين آمنوا مكوري أبي ميمانا bemeye mu gihe abandi bari bahakanye. Uko kwemera kwabo si gutyo gusa, walladhina jahadu, bagira ubushake, barwanira idini y'Imana, bavugira idini, baharanira ko idini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yazamuka. Iyo wabasangaga mu kazi bapima ku munzani neza, iyo wasangaga mu kazi bavura abarwayi, baravugaga bati ibi tubikora kugira ngo tuzamure izina ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, turabikora kuko turi abayisilamu. Ntabwo mubaza uti ese ko tubona uri umwana mwiza, iyo mico myiza uyikora kugira ati umuco mwiza ndawusanganywe? No, igihe cyose icyo bakoze baba bashaka kugaragaza izina ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ko izina ry'Imana rigomba guhabwa icyubahiro. Walladhina hajaru wajahadu fi sabilillah, abo ngabo hajaru, barimutse, bimuka ibyaha bajya mu byiza, bimuka mu isi mbi bajya mu isi nziza. Mu isi mbi hari isi y'abanyabyaha, hari isi ubona udashoboye kuba waplikamo amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ukayimuka. Wajahadu, barangije bashyira umuhate, baharanira idini ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bemera kwitangira idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika yarjuna rahmatallah, abo ngabo nibo bategereje, abo ngabo nibo bazagororerwa impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Abo nibo kuko bashaka impuhwe z'Uwiteka. Ariko umuntu aricaye araryamye ngo Allah ni ghafurur rahim, kalla, ibyo ntibikwiye. Allah subhanahu wa ta'ala kongera akatubwira ati thumma, nyuma, inna rabbaka lilladhina hajaru, mukuri babandi bimutse, min ba'di ma futinu, nyuma yuko bahuye n'ibigeragezo bitandukanye, thumma jahadu, nyuma bakarwana jihadi, bagakora ibikorwa byiza, bakagandukira Imana, wasabaru, bakihana, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Imana nyuma y'ibyo byose nibwo yabagiriye impuhwe, nibwo yabagororeye impuhwe ze zihambaye. Baratotejwe, babayeho biyima mu gihe abandi bihaye, banga kujya mu maseremoni mu gihe abandi bayagiyemo, banga kujya mu byaha bigiye bitandukanye,
bimwa uburenganzira rimwe na rimwe, babura akazi bitewe nuko bambaye hijabu, babura akazi bitewe nuko batabashe kubona uburyo bwo gusenga. Abo ngabo nibo bazagororerwa impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah tuzagenda dukomeza turebera hamwe imwe mu myumvire idakwiye umwemeramana agomba kwirinda, imyumvire yo kumva ko umuntu yaremeye kwinjira mu ijuru gutyo gusa ntacyo yakoze. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira nanjye akanyishimira.